Umugore n'umugabo b'abazungu babyaye umwana wirabura. Vana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Maze umugabo abaza umugore we ati kuri umuzungu nanjye nkaba umuzungu ni gute twabyaye umwana wirabura? Salam alaikum. Maze umugore aramusubiza ngo Salam alaikum. ubwo wari ufite ubushyuhe nanjye mfite ubundi bushuhe, ubwo umwana yarashiririye. Ntugende utampfura winze mwana. Sha mu by'ukuri abagore baturusha ubwenge mwa. Vana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Salam alaikum. Ku munsi w'ejo umugore wanjye yarambabaje. Alaikum assalam. Yanga kunsaba imbabazi. Salam alaikum. None nimugoroba twagiye kuryama yambara ubusa. Salam alaikum. Aba ari njye utangira gusaba imbabazi. Ntugende utampfura winze mwana. Sha gukundana n'umukobwa unanutse ni umunyenga pe. Vana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Kuko ntiyagusiga. Salam alaikum. Niyo abigerageje. Salam alaikum. Umuyaga uhita umukubita ukamukugarurira by'ako kanya. Followinga mwana. Ku munsi w'ejo naherekeje umushuti wanjye kwa muganga. Salam alaikum. Maze tugezeyo yakirwa n'umugangakazi w'umukobwa. Alaikum assalam. Maze amubaza indwara arwaye. Salam alaikum. Aramubwira ati muga ngewe mfite ikibazo cyo kubona umukobwa bwa mbere ngahita mukunda. Vana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Alaikum assalam. Maze muganga aramubaza ati icyo kibazo kimaze igihe kingana gute? Salam alaikum. Aramusubiza ngo kimaze amezi 4 sheri. Ntugende utampfura winze mwana. Sha akantu ko kuba ukunda umuntu nawe yifitiye undi yikundira kahozeho kuva na kera mwa. Salam alaikum. Ibaze ko mu ntumwa za Yesu Petero ari we wakundaga Yesu cyane. Salam alaikum. Maze Yesu nawe akikundira Yohana cyane. Followinga mwana. Umva nkurabure bro. Salam alaikum. Niba uri mu modoka. Alaikum assalam. Igihe cyo kwishura kigeze ukabona umukobwa atangiye kugusekera. Salam alaikum. Ntuzamusekere. Mbisubiremo ntuzamusekere bro. Kuko niko nishuriye Aline ntabizi. Ntugende utampfura winze mwana. Ku munsi w'ejo papa yari ari kunywa itabi. Salam alaikum. Maze asomye ku gapapuro rivuyemo asanga handitsweho ngo rikwica buhoro buhoro. Alaikum assalam.
maze akubita agatwenge araseka cyane ati se ubundi nari nshaka gupfa vuba. Ntugende utamforowinze mwana, ubundi njyewe Lucky Oji Salam alaikum. nta mukobwa nzongera kwingingira kumukoraho. vana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. alaikum assalam, Urajya ubyanga Salam alaikum. ndebe profile yawe nyizumingi, alaikum assalam, ubundi nkore ku mabuno no ku mabere, kandi ntacyo uzantwara. ugize ngo iki Ntugende utamforowinze mwana, sha bitewe n'ubukene nsigaye mfite muri iyi minsi. Salam alaikum. Nsigaye mbura icyo kurya ngahita nirira karungu. vana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Forowinga mwana, mu minsi ishize sheri wanjye yarampamagaye arambwira ngo ninjye musore w'inzozi ze. Salam alaikum. None ku munsi w'ejo yanyanze. None ndamuhamagaye ndamubaza nti ese muko, Salam alaikum. ko wambwiraga ngo ninjye musore w'inzozi zawe, none ni ukubera iki wanyanze? Nta kuzuyaza yisa nsubiza ngo yarakangutse asanga ndi mubi. Ntugende utamforowinze mwana, ubundi njyewe Lucky Oji dore ibintu bibiri ntajya mpostinga kuri profile yanjye. Salam alaikum. Icya mbere sinjya mpostinga amafaranga. alaikum assalam, Icya kabiri sinjya mpostinga sheri wanjye. Salam alaikum. Si uko ntakuze pe, Salam alaikum. ahubwo ni uko ntabyo ngira. Ntugende utamforowinze mwana, shaha abakobwa ni abana babi. vana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Salam alaikum. Batubesha urukundo, alaikum assalam, ubundi bakadushuka ngo turyamane. Bagahita batureka sha. Ntugende utamforowinze mwana.